umunsi ku munsi. Uyu munsi na none ntabwo turibuze kuba twajya kure ngo twibande ku ibintu tugiye kuba twabereka. Hari igihe ushobora kuba ufite telefone yawe ariko ufite ubwoba ko ushobora kuba yakwibwa. Gusa ndakumara impungenge ko nta muntu uzigera uyiba habe na mba. Ngiye kukwereka application ushobora gukoresha muri telefone yawe igihe waba uyicaginze, hagira umuntu uyicomora ikaba yasona ndetse akaba nawe yagira ubwoba bwo kuba yayiba. Iyi ni Master G TV nk'ibisanzwe. Nkomeza kwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza ndetse mukankurikirana umunsi ku munsi. Ko mugenda mukanda subscribe biranshimisha. Nta kindi rero tuzajya muri Play Store mbereka application mugiye kuba mwadownloadinga bayita charger remove alarm, ariyo iyi ngiyi nkuko ngiye kuba nayibereka. Niyi noneho uzaza uyikandeho ukamwereka ibara ibirimo. Kuko mubibona hano hejuru ngiye narayidownloadinze izaba iri mu iri bara rimeze gutya. Kanze ndikandeho neza muribone, wenda mutazibeshya cyangwa se dore ibara iyi application ibirimo iyo uyicometse kuri telefone cyangwa se yicometse kuri charge telefone yawe, nta muntu namwe wakajya aricomora ngo abe yayitwara cyangwa se ayikwibe kuko akicomora ihita isona. Uburyo bwa kabiri tugiye kubona, tugiye kurebera hamwe uburyo iyi application waba wayinstalla muri telefone yawe noneho ikaba yatangira kuba active cyangwa se yatangira gukora. Bibutse ko mukomeza kunkurikirana mpaka tugeze ku munota wa nyuma. Numara kuyikandaho uzaza uyinstall. Uzategereza gato nkuko nanjye uri kubona ntegereje, noneho nkwereka uburyo ugiye kuba wayinstalla muri telefone yawe. Nibutsa kandi ko Go Mining is transforming the world of mining into a tap on your phone. Nibutsa kandi ko iyi application ishobora kuba yagufasha ibintu byinshi bitandukanye. Nkuko ubibona urabona ahangaha hari akantu gahari ahangaha. Zimanze mpakwereke kugira ngo byibura uhamenye. Kuvuga ngo charger unplug alarm. Urabona ko aka kantu byibura karafunze. Uzakaza ugakande kabe on. Urabona ko hano hasi bari guhita batwereka ko kamaze kuba on. Noneho nyamara kugakanda gutyo urabona ko tayari uzaba ufunguye application yawe. Noneho ubu ngubu wacaginga telefone yawe, nta muntu n'umwe wapfa kuyiba. Ko wayicomoye iritangira gusona. Wowe wakurikiranye video ndagushimiye. Nkomeza no kubifuriza ibihe byiza aho muri hose. Duhure muri tips zikurikira.